amezi atandatu uri gukaranga inyama hano nariye ibishyimbo njyewe nta amafaranga reka faranga zawe ariko ushaka kunkurikiza ndetse no muri oh yereka reka shacyo kimwe uri kugenda ukatana gutyo mu gipangu cyawe wowe urakaranga inyama utarangisura wowe ese wowe utariye kuri murongora na murongora sheri ariko Ani, Cheri. Yes. Nishonje. Habya yes. Kuzagashire ganje nkingira ntabwo. Ntabwo nyizera aho kumwe. Ndimo ndasoma kino gitabo. Ako gigisoma. Cyumana. Namusengera. Tekani. Komana yanjye gusifisha. Ntabwo muzamukaranga inyama buri munsi bamafaranga ariko se mana yanjye urushiri ibi ni ibiki koko uretse ngo serivisi amezi atandatu muri kurya inyama hano mutaransura njye mu yanjye ariko se dandrod afko se kuri wa murongorana mu nzu yanjye murongorana mu nzu yanjye ko tuzakwishyura nakubwiye ngo amafaranga ni wa mudamu we niwe nyine uzombwira nzira mu sheri nakubwiye ngo leta faranga umva wa mugabo umva tubanze twumvikane kandi twubahane sibyo kubana aha ni wanjye urumva niba ari amafaranga ushaka waziyashaka neza ubu gukodesha ubu ngo hano ni iwacu ni gute uzaga kumanga igihe ni gute uza ukuraho urugero rw'umutura abantu kwirirwa murongorana mukarya n'inyama mugakanga twubahane wa mugabo twubahane niba ari amafaranga ushaka cyangwa ari ikindi ariko uzikubanye twaburaye mugakaranya inyama njyewe mugakaranya inyama mu nzu yanjye njyewe wa mugabo we ikintu ushaka ni amafaranga cyangwa n'umwenzo no kuba iyi nzu hari n'umwashyizeho itafari hano ariko twaragukodesheje kandi natwarahe n'ibibazo tukabura amafaranga ntabwo ari ngo zikutuze nakubwiye wa mudamu nta mafaranga sheri ni wowe nakodesheje wa mugore wa mudamu amafaranga buri bwa peti yarangiye sigara udiringa na randirodi wawe ngiye bindi mu mereze kote ngo bandari wowe urakaranga inyama utarangisura wowe kuri murongora na murongora sheri njye ntabwo nshaka ngo ntabwo bindeba mu nzu yawe njyewe sigara udiringa niba ari y'inzu washatse ibibazo umva dore ikintu ushaka mwirirwa muri ibyo biryo biryoshye mutarangisura ariko se sheri kamubaza waje ukanza ukajya kurya noneho ibibazo ko nawe yihangana ariko se nawe se tukugaburira mugaburira njyewe mwirirwa muri ibyo biryo biryoshye mugakaranga iyi nzu wari washyizeho n'itafari nari none se ngo tuye tuba amafaranga yanjye wa mudamu turaye tubwirirwe se kugira ngo wishime niba udashaka kugira ngo urwane hano jyewe urwana nanjye ayo magambo y'uyu mugabo ntabwo ushaka ça c'est pas possible vraiment amafaranga yanjye wa mudamu ariko se ubundi rangiza ntabwo ari umugabo wawe amezi atandatu turayishyura umugabo wanjye ntawe ureba kuko utamwishyura mereza ikote kugira ngo niba njye naramukodesheje njyewe umva umubwire wa nyine namukora naje kugushaka inzu ari mu kazi none se wagira ngo mbigenze wa mugabo ariko ndagusohora mu nzu yawe sheri mbabara rwose ndakubwiye ndagusohora mu nzu yawe amafaranga ndagusohora madamu wa mugore wa mugabo we wakihanganye sibyo ukareka guteza akabari niba ari amafaranga ushaka umuntu akabanza akayashaka sibyo urasiga muri ibibazo kugira ngo ugenze ukabapanga ariko ibyo ntibyandodoye sinanga ari wowe ntabwo nshaka ushaka kurwana nawe ndetse wantumye gushaka inzu uri mu kazi ndaza ndayishaka ndetse njya barandora igiye manzi ko bateye gutya njye nakubwiye ngo amafaranga agasuzuguro k'abapangayi mugatinyuka mugakaranga inyama njyewe iwanjye turi kurya ibishyimbo cy'abapangayi ndakwereka shama amafaranga ariko se ndagutumbura njyewe uzarya imana ndagutumbura mu rwanda ariko ntumbire agasuzuguro uburenganzira bw'umupangayi burahari di ntugire ngo uraza ugakorana ku buryo barimo kwirira bari kujya gutukaza amezi atandatu uri gukaranga inyama hano nariye ibishyimbo njyewe nta amafaranga reka faranga zawe nakubwiye ngo mpa amafaranga yanjye wa mugore urakaranga inyama murongorana ariko se njyewe ugakaranga n'inyama sheri
ariko ngo ikoti iki wowe wakwanga ngo musigare muri mu muravugana wowe uze nsiki ibyo muri bibazo bari mu rugo rwawe ndakubwira inzira rigima aho kugira ngo ngumuhanga ngiye ndwane n'uyu mugabo ngiye njye nta nawe wajya udakemura ibibazo byo mu rugo uragera se kugira ngo ugende n'isoni amafaranga kudukaranga inyama buri munsi ariko se nazikaranga ubundi yuze ukishyuza umugabo wanjye ntabwo umubonye ntabwo ari ucitse ureba umva ndagusora unsohora se unsohora iki kandi wa mugore ufite agasuzuguro ariko se undi randire kamubaza Yaka wakihanganye ugacisha makeya oya mbwira nuko tuganire pe ndakubwira ijambo rimwe ryonyine tagira rya kabiri none se wa madamu iyi nzu hari n'itafari washyizeho nabyo pe ukazana abagabo mukarongorana mu nyumba yawe mu nzu yanjye oya rwose mbabarira rwose ndakwinginze ibibazo rwose byambaye mbabarira rwose nkubwira ibintu byambaye wumva imbingano Masenye onyongera uwamaho basi ukamaho basi uri kwikaraga hano muri kaburimbo mu nzu yanjye mu nyumba yawe ese ugakaranga inyama iwanjye bari kurya ibishyimbo ugakaranga n'inyama muri kurongorana nanjye nakuntu kwanga kavari mu kanyaranje buriya ako nuko ntakize ngiye cyane agatoki kabiri nishije kwimara byose Oya rwose iyo ntabwo twabivuga nta n'ibyo birimo rwose Yaka oya rwose reka ko rwose ibyo ntabwo bira ako yakagenda cyo tuganira ariko uzi ko n'umudamu wanjye atazi kwiyumva ari yanjye uzanzana muri gutyo oya Yaka rwose ngo yakabaye nise ko ugiye kwimara genda ari yoshesha oya ho gade oya hanze cyane ntabwo wankora ku kibuno wiki ariko uzi ko uri mu nzu yanjye wo sinzi ikibuno burirehe ndavuga ngo zana muri buvuga ukareka rwose ushaka kumurikiza ngasana muri buvuga oya reka shaka icyo kimwe uri kugenda ukatana gutyo mu gipangu cyawe ndakwereka sha mbana njye kwitoki ibyo byose byo bimara ariko se yakareka kubaza kimwe n'ibiryo biryoshye ukaduha basi nzakwishyura njye ryo zishyuye amezi 6 utishyura warangiza ugakaranga inyama n'igitoki none se ugeze imana ntabwo usanzwe undi kuki ntabwo uriho wowe ariko kariya kagabo murongorana kahisha umugabo wanjye kumwita akagabo we umugabo wanjye uri kwita akagabo nawe uri n'akagwe kandi rero last owning mutamo kukiduhuza nangwa se kukitubanya bamo uramiki ubwo se ntabwo uzi ikintu ufite hagati y'amaguru cy'umugabo wawe rwose yakahoya ntabwo nta umugabo wanyuma dore n'umugore arampamagaye ndakubwiye ngo injira mu cyumba vuba ninjire mu cyumba se dukora iki ngo dukore iki oya Yaka rwose ibi byose nakora wowe n'umugabo wawe mukora n'iki none se ko ari umugabo wanjye mahosha wamayeho birahurira gusa amezi 6 byibuze ntabwo nzakwishyuza ibyo n'inzu ndakata burundu nukuri ko Imana ubinyera ariko kuko umugabo wanjye uvuye agiye gukora kubona amafaranga tukishyura inzu koko ariko mana ufite n'amata oya rwose hoya doya ibona guhinga amezi 6 shaho uri kubona ngewe nseseye mwayo maguru yawe bitandasha nise unziranyije ko utazatwishyuza amezi 6 tukurimo ndagusonera inzu shara n'umugore wanjye ntabwo uzabinesha ese ko kuremera ndiro rwose uremera ko amezi 6 urabyemeye ntabwo uzantenguka ni kamwe gusa ndasamura shara n'umugore wanjye ntabwo uzabinesha rwose umugabo wanjye ntabimenye rwose wewe hakuna probleme inzu ni yanjye nyumba ni yangu kamoya gusa fanya ndivyo ukikererwa juu uzana kimwe kuramo ikariso rero vuba
kiravuba ari kurwata madamu wanjye amenye ukunda guca umuganga mu byananiye simbizi ukuramo ikariso kandi ndagusura kuramo ikariso vuba none se uratwongeza n'andi mezi 6 y'umwaka nta kibazo inzu ni iyanjye ntabwo umugore wanjye yabinshinzwe njyewe kuramo ikariso ipfanye hari akadi kuramudi tushe ikariso di kuramo kuramudi adi uzagira ikibazo ni ukuri kwima ahubwo inzu ndayikwandika umudamu wanjye nta n'ikintu azamenya ashaka sheri se nibyo wazaga kwishyuza hano